Yes, amakuru atugezeho muri kino gitondo aratubwira ko bwana Felix Etienne Tshisekedi agiye guhunga, akaba agiye guhungira mu gihugu cya Angola. Aka kanya akaba abitangaje ku rubuga rwe rwa Twitter, abwira ko abari mu muryango we wa hafi cyangwa se abafite igisanira cye cya hafi bose bari guhigwa, ndetse bose bagomba kuza bagahurira ku kibuga cy'indege cya Kinshasa, bagahita bafata indege bagahungira muri Angola. Ni nyuma y'uko akubitiwe ahareba inziga na M23, ikaba yaramwatse imijyi igiye ikomeye cyane, ndetse kwihangana bikaba byaramunaniye, bikaba bigaragara ko ariyo mpamvu agiye guhunga. Bamwe niko bavuga, abandi bakavuga ko iyi ashobora kuba ari strategy, kuko yaba agiye guhunga ngo aba yarahungiye muri bino bihugu by'i Burayi, aho nta muntu n'umwe wamukoraho, aho yabaho afite umutekano usesuye, kuko turabizi neza ko hari n'ibihugu by'abazungu byamufashaga, harimo nk'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Aho ngaho hose ntabwo yabura aho ahungira ngo agende afate ubuhungiro busesuye. Ntabwo ari ngombwa yuko ajya muri Angola, ariko bwana Felix Tshisekedi yafashe icyemezo cyo kwigira muri Angola. Bamwe bakavuga ati ni strategy yakoresheje kugira ngo azagarukira M23 nawe ayikubite comeback, agarure uduce M23 yafashe. Gusa mu kwandika yagize ati, njyewe nkunda igihugu cyanjye cya Kongo, kandi sinakwihanganira kubona abanzi bagifata bakakigarura uko bishakiye. Ayo ni amagambo yonyine yatangaje, bigaragare ko hari ikintu cyinshi yarashatse kuvuga. Hari ibintu byinshi yarashatse kuvuga muri ayo magambo. Abazi basesengurira byinshi, kuko bavuga ko imfubyi burya yumvira mu rusaku. Ariko nanone ukibaza ati uduce twinshi twa Kongo bakomeje kutwigariza, intare za Sarabwe zikomeje kutwigabiza. Ukibaza ati ese azabigaruriza he ko na hatoya bafashe yananiwe kuhagaruza? Ibyo ni ibintu abantu benshi bibaza, bagakomeza basesengura, binagenda bibabera urujijo muri iyo ntambara. Gusa bwana Felix Tshisekedi nawe yavuze ko atagomba guhara runo rugamba, ngo ntabwo agomba guhara runo rugamba, agomba kurwana, akarwanirira igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo paka akigaruje, kuko ngo papa we yaragikoreye, umuryango we wose wamaze igihe cyose cyawo ukorera Kongo.